pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number you dialed is not available. Please try again later. Mwana we. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number you dialed is not available. Please try again later. Ungiye gukora iki koko? N'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Sinderekerayo koko. Uswera yabanje. Ayandi mahitamo nsigaranye. Ngiye kureba Arsene mbimuganiriza. Wapi? Kubera iki? Ntabwo byakunda barambujije ko bakinjira. None se si umushyitsi? Ntabwo ibyo mbizi nyine uri umushyitsi cyangwa uri icyo wahamagaye bakakubwira uko bimeze nyine nanjye bakambwira. Ese Flora kuri kumvugisha nkaho tutaziranye bimeze bite? Ntabwo nzi ni Chantal. Bana kumenya ndabizi ariko nyine ntabwo byemewe ko wakinjira mu nzu utabera uburenganzira. Cyari twakukina. Wapi? Ese habaye iki? Nanjye ntabwo nzi icyabaye. Ukora nk'irobo se? Ni nyine ndeba ibyanjye ibindi nkabyihorera. Wera arahari se? Wera Wera se umuheruka inzira muke? Wera nawe uhari? Wese twasitwa. Shareka kunyinisha ndashaka Wera mbwira. Uwera ntago nzi ahandi. Nta n'uhari. Noneho nimero ye nayibuze. Nta yindi nimero akoresha se byibura? Wapi? Nta nimero ye nzi. Shawaretse kumisha niba uzahari wambwiye. Wera ntago nzi ahari. Njyewe wamenye ibyanjye kabisa. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Ese yagiye byari byagenze biti? Nyine Uwera njye nabonye asohoka. Sinzi ibyo bapfuye we na boss rwose bandi mu bintu byanjye. Uwera yatandukanye na Moses. Nabonye asohoka nanjye ntabwo mbizi. Ibintu byose nta kintu kiri mu nzu cye. Ndumva nta kintu gihari gusa icyo nzi nuko yagiye. Uwera byagenze biti? Nyine
amakuru amuguye meza. nta mahoro se Yego. Bari bandangiye hano hari mubyara wanjye nyine gushaka. barubwe kari hano Yego bari bandangiye hano mu nzu. cyarahwera ese kinzi nyuma mu gihe nyina w'umukobwa we byara bisa neza turebe ko nabamuzi bafite ifoto yese tumaze igihe kinini twaramubuze sinzi niba wowe wabona. rwose rero mu bantu nzi ndabona ntamuzi pe umukobwa ko ntamuzi rwose anyway hari ko ushobora kugenda ukabaza nko kuri polisi cyangwa kuri RIB cyangwa inzego z'ibanze bakamugushakira nimba bakubikoze imirimo akanuka. Oya reba neza kuko bari umuntu arundangiye hano umuntu arakubeshya mbabazi. uyu muntu arakubeshya rwose uyu mukobwa se ko yitwa ndetse Yitwa Uwera. Uwera ntawe nzi pe umuntu bita Uwera ntawe nzi wenda wajya kubibwira abashinzwe umutekano bakagufasha sibyo nsobanura barashwanye se hara nyine iki kibazo baje Uwera nabonye asohoka akingura mu nzu asohoka nyine agenda bamubwira ngo nagenda ubwo sinzi aho yerekeje nanjye mba ni mu mirimo yanjye mu gikoni ntabwo namenya ahantu Uwera yagiye. usenda kora iki namushakaga pe nta n'umuntu w'umushuti wese wundi yaba yaraje wenda yaraje kumureba gihari kama nimero ye nkamuvugisha Shashata wapi kabisa na mushuti we na nimero ze Uwera muheruka asohoka ntabwo nongeye kumubona. mbese hano hari undi mugore usigaye baho Umugore oya nta mugore uhari. none se niwe mugore wa Nkusi Oya none uraho marike yenda aha kubera akazi nyine nkora nyenge rumva nta kibazo nagira. ukora mu rugo rurimo umugabo uri umukobwa gusa ukumva uratekana. None se ko ari umugabo wanzanye nyine ngo nkore akazi ni umugore yirukanye umugore we ngiye nsigara mu kazi kanjye ko singiye ari kwirukana uzi ntabwo bugira ngo base bwiki erega na RIB irakora. noneho ma nimero yawe basi nagaruka uzampamagare. kampe fone yanjye cyangwa reka nguhe message nacyo SMS ndakwinginze naza mbere yuko mubona uzamubwira ahitamo amagara cyangwa uzahita umamagara kuko ndamushaka cyane byumva nimubona nzahita nkuhamagara ariko nanone mu ibanga kuko nsinzi nyine ko naninjiye muri ibintu bitari ibyanjye. nicyo batwaho uzamamagara ko ndamushaka Ihangane nyine warakererewe. Bye. waruturutse heza nyine ngiye ntuye hano muri Kigali. Iyi ni mubyara wanjye nyine ari maze igihe ntaramubuze naramushakishije ahantu hose. ntabwo murasa amaso meza nkayo rwose nyine naramushatse naramubuze sinzi nyine ariko nyine umuntu yarambwiye ngo nze mbaze hano. noneho nanjye ubwo naza kumugufasha kumushaka wazagaruka nkareba ko namubonye wenda nkakubwira si nimba ukunda kugenda namushakisha wazasha ukuntu uzagaruka nanjye namubonye naguha amakuru sibyo ariko rero gutuma utabaza kubibwira inzego z'ubuyobozi kugira ngo zigufashe kumushaka. Nta kibazo ubwo nyine muzatore mutubwire basi nimumubona. Nta kibazo wowe witwa ndetse Yewe nitwa Vanessa. Vanessa Vane nta kibazo nzagufasha nimubona nzakubwira uzagaruka hano uzagenda nawe namubonye akubwira sibyo
Nukuri pe wamfashije. Nanjye nk'umuntu w'umutaramu hano muri quartier mfite uburyo nabaza mu bwana bw'umayibobo ubukobwa bwe na abakora muri za salon de coiffure abamotari batuye nkabaza nimba bamuzi hari igihe wazaga gusanga afite amakuru. Sha wamfashije kuko naragerageje bishoboka kose naramubuze. Naramushatse ahantu hose naramubuze. So rero wamfashije cyane. Nta kibazo wera nzamushaka sibyo? Ngaho babeho. Nande se ntago wagira n'umuntu basuka. Oya, mwere ku mazi. Oya ubwo nzagaruka ubutaha. N'amataba hari. Oya nta kibazo utsoke. Koze. Nta kibazo none ubwo turi kumwe. Sawa. Ni kuma ngo dashyizemo akanya. Ute byawe se wowe? Sensozi. Amakuru yawe? Ku muntu umeze nk'umuntu byacanze? Ufite iki kibazo? Arsene? Nta makuru ya Arsene ufite? Arsene ari gukorera mu Ruhengeri. Naho hari. Arsene mufite iki kibazo ko umuntu udatekanye? Akora iyo mu buzima busanzwe Imana ibaho. Imana se? Usashidikanya ko Imana itabaho? Ibaho. Imana ibaho. Tumari ikize. Ese ufite iki kibazo ku byo kiri gutuma ukeka yuko Imana itabaho? Imbi nabaho ntabwo ndi ikiremwa cyayo. Ngaho. Byakugendekeye bite? Wowe ko meruka wagafashe kwa Rutambi watengamaye. Nta mbona noneho inzobe yabaye icyatsi. Ufite ikihe kibazo? Ukuri ko bitekereza. Se gutengamana n'iki kuri wowe? Sirense ngunyuraho wazamuye ijosi se udashaka kumvugisha uri kumvugishiriza ku rutugu. Waragafashe amafaranga n'umugabo yafite rwose umeze neza. Wagira ngo mu buzima busanzwe hari abantu bavukira kubaba. Byakugendekeye gute kutari kunsobanurira ngo umbwire? Umuntu avuka ababaye, agakura ababaye, ukagasaza ababaye. Shanta byakugendekeye gute ko nanjye uri kutangiye kuntera agahinda? Bana, Byakugendekeye gute? ubuzima ndaburambiwe pe. Ndumva nkeneye gupfa. Hakuze kuva nabo none wongeze. Byakugendekeye gute? Ufite ikihe kibazo? Ni ikibazo. Ni abana b'ibibazo. N'abuzukuru bose. N'abacyari ikibazo kimwe nagikemura bikarangira. Ariko se watubuye ukambwira nimba ari icyo nagufashaho nkakigufasha kuko Arsene ntawe uri hano hafi. Nese yagiye byari bazi. Hamaze icyumweru ari gukorera iyo mu ntara nyine sinakubwiye iyo za Rubavu. Nese kuki atambwiye bazi? Kuki atigeze ambwira? Ese ari kukubwira gihe byawe nawe simbizi nzanzwe nzi yuko muvugana usibye wa munsi yambwiye ko waje kumurebamo hano. Mwari musanzwe muvugana se? Nase wona Arsene bamupanga iki? Bavugana by'ubushuti. Nase yaguteye inda? Aba yari n'inda naye byara yaba yari.
bose ko wari ugiye utamaye amafaranga yo guhaha. Ako se Flora, ubu aya masaha niyo kumbwira ibyo ngibyo? Kuki utabimbwiye nijoro? Nimugoroba watashye nyine unaniwe mbona uri bize cyane nyine ndavuga ati ndaza. Ese kuki usigaye warihaye ibintu byo kuntekerereza? Narakubwiye nimba hari ikibazo cyumvikana. Cyumbwira. Hano ngiye mu kazi uri kumbwira ibyo wiyaranje. Urebe ibihari wiyaranje. Nabihari. Ndajya kwikopesha kuri bateke. Iyo bavuze kwiyaranje wumva iki? Kwiyaranje ngirega wakiyaranje ari cyo ufite wenda. Nyine wiyaranje amafaranga ndaza kuyakohereza ariko ntuzongere ibintu bindi. Ntabwo mbabwira umuntu mu gitondo umuntu agiye mu kazi ngo bwira ibintu by'ibibazo. Ariko boss nyine biba bigoranye kubwira umuntu ngo ikintu cyashize kandi atashye narakaye. Ese wataha umeze nka kora nimugoroba watashye ukumva ko nagutinyuka. Ese gusigaye mvuga ukansubiza. Urumva utari mu makosa? Gusa umbabarire nimba nyine ngusubije uvuze nkagusubiza ariko nyine rega nanjye sindi umwana. Reba ukuntu uba watashye irakaye. None se ubwo nguvugishije ukabura nk'umuse nanzize iki? Ndakaye se uba wabwiye n'iki ko narakaye? Hari ukunanirwa hari no kurakara. Naki nyine ubwo wenda wananirwa warakara byose nyine ugiye papona ari ibintu bimeze kimwe rero nyine ndavuga ati reka nkureke wenda n'ejo nzabikubwira ariko nyine igihe cyari kigeze kugira ngo ubwire ko nta kintu gihari. Okay, nkuko nakubwiye rero wiyaranje kandi isange watetse. Turumvikana. Hari bubwo ndateka igihari wihangane usanga n'ibintu. Ntese byagenze gute? Ibyo na Rutambi se basariseni byamenyekana ibyo na Riseni Rutambi yabimenye. Byagenze ubwo ngiye birancanze n'uburyo mbivugamo byancanze. Wantoboye ukambwira. Byanjye na Rutambi bikize. Ibikiyame. Wenda Rutambi ashobora kuba yamenye yuko usigaye uza kureba Riseni hano. Bikari byo byabaye ikibazo. Bite se biri gupfira he? Sha. Isi yanyizengurukirije ute? Shanta wambwiye koko. Wakwihanganya ukambwira. Nibyo urababaye ariko tobora umbwire niba ari cyo nagufashamo umenye uburyo mbigufashamo. Kuko uri kunyicisha amatsiko ukanira agahinda ntarezi n'uburyo nagufashamo. Tobora umbwire pe. Byagenze bite? Rutambi bamwibye se mukaba mwenda ufite ikibazo yuko mwakennye byagenze bite? Ubu tuvugana kakanya Rutambi yanyukanye. Amaye. Ubu araguhaza kakanya? Ubu ari kumwe n'uyu mugore? Uyu mugabo yabonye amafaranga ubundi agomba guhinduranya. Inzobe zisohoka. Ngaho. Ko uriya mukobwa nawe arabazenguruka. Ase buriya aracyari umukobwa ubundi? Arabazenguruka, bavuze ngo aratuzenguruka. Wenda nivugiye abagabo. Avuye kwa Nkusa mvuyeho ageze none ko arafite agafaranga niho ayo. Nabuza aho nerekera. None se ubu Rutambi neza aragusenza yisa kwirukana. Ndi kwibaza se ndasubira mu muhanda ajye kumesera abaturage ndakora iki koko? Byanca. We haguruka. Haguruka tujye umuntu usanga upfukamye hano.